mu gihe cyose ugiye kwinjiza umuntu mu buzima bwe banza ushishoze kandi ushishoze neza by'ukuri ko uwo muntu agukunda ndetse gashobora no kuba yagukundira umuryango. Mu by'ukuri hano turi kumwe n'umugore wari uteruye umwana ari hejuru kuri etaje ari kumubwira ati wa mwana we sinigeze nkukunda habe na gatoya, sinigeze nkwifuriza ibyiza nta nubwo ngushaka mu buzima bwanjye. Hano hari umumarayika waje gutabara uno mwana, urabona yuko ibyo yavugaga byose marayika yari ari hano kandi amwumva, ambwira ati sawa rero genda neza, ntabwo uzongera kundushya, ntabwo uzongera kubana nanjye ukundi. Ati ngaho urugendo rwiza, ati Imana ikwakire mu bayo. Urabona yuko rwose hano marayika yaramusamye, uyu nguyu yarangije araseka cyane ati hahaha, ati ndagikoze nukuri, ati ubu ngubu pe, ati ndabirangije, ati ngaho genda, ubu ngubu ndatekereza yuko rwose ugezeyo, ati sabayi tuzahurira mu ijuru. Abamama nk'aba ngaba babaho rwose, nujya gushaka umugore uzaza gusimbura umugore wa mbere cyangwa uzaza kurera abana umugore wa mbere yasize, mu by'ukuri jya ubanza ushishoze kandi utekereze neza. Uwo mugani byarutwa no kuzana umukozi, kuko urabona yuko rwose hano marayika yaramutabaye arangije amuryamisha ahangaha, arangije arigendera. Urabona yuko hano papa we yaje hari ibintu yibagiwe, arangije aza hano yihuta ari kuri telefone, arihuta. Hano marayika urabona yuko yaramwumvishe, arangije avuga ati reka ngenda atansanga ahangaha. Nuko nguko marayika yagiye amaze gutabara uwo mwana. Papa we yaje hano ngaha yiruka, rero hari ibintu yari yibagiwe kandi by'ingenzi. Agezeyo ababonye umwana we ati ati umwana wanjye kari hano, ati ba wihanganye gato ndaje nongere ngo wahamagare. Atangira kwibaza impamvu umwana yaba ari ahangaha, areba ahantu hose abona nta muntu n'umwe ari kumwe nawe, biramushobera cyane. Urabona yuko yaje yegera umwana we, ubona atangaye kandi binababaje mu by'ukuri kuba wasanga umwana ari wenyine ahantu hanze nta wundi muntu bari kumwe, umwana utaramenya kugenda, mu by'ukuri biba biteye ubwoba. Urabona yuko rero yaramuteruye ati mwana wanjye uri hehe, uri kuva he, uri kujya hehe? Ataba hano, ati ninde uri hano hantu koko, ati ninde wasize umwana wanjye ahangaha? Urabona yuko rwose yahise yihuta amujyana mu nzu. Wa mugore yari ari kwishima avuga ati ariko mbega umunsi mwiza we, ati mbega umunsi, ati no munsi ndanywera hehe koko nishimira intsinzi ngezeyo. Ati reka mbanze mpamagara umugabo wanjye mbwiye ko ibintu byose bimeze neza, ibintu byose nta kibazo rwose, n'umwana we ameze neza, yariye kandi yanyweye. Urabona yuko rwose hano ngaha yari kwisetsa cyane avuga ati mbega umunsi, ati ubu ngiye kwishima noneho nishime mu buzima. Akiri aho ngaho rero ntiyamenye yuko umugabo yamaze kwinjira mu nzu ndetse ari kumwe na wa mwana. Urabona rwose uno mugabo nubwo ateruye umwana ari no kuza umutima ntuhari, ari kwibaza uburyo umwana we yageze hariya kandi aba yamusigiye umugore we hano ngaho rwose ntacyo bimubwiye, ariko inyuma yarikanze yikanga umuntu, ahindukiye abona ni umugabo uteruye umwana. Arangije ati ati ukuri hano ngaha? Umugabo atunsigira umwana ute hanze, umwana ari wenyine? Ati nasone. Uyu ngo ati hoya, ati ntago namusize hanze, byari ibintu nari gutora hano ngaha nyine, nari bugaruke nkamusanga. Urabona rwose atangiye kwisobanura ati rwose nta kibazo, nari bumugaruke nkamufata, nari musize hanze ngo rwose abe yumva akayaga hanze ndetse arebe n'akazuba, abone ikirere cyo hanze, afata kuka keza. Umugabo ati nta soni, ati umwana wanjye umureke wenyine, ati n'ukuntu mba nakwizeye nkajya ngo usigaranye n'umwana wanjye. Urabona yuko rwose hano umugabo yari ari kumutonganya cyane kandi rwose ubona yuko atamwishimiye abe na gatoya. Uno mugore ati rwose kino kibondo se urabona nagiye mukira koko? Ati rwose umwana n'uwanjye, ati kandi ndamukunda cyane pe. Uno mugabo ati nzongera gusanga umwana wanjye hanze nta muntu bari kumwe, uzansobanurira neza. Ati kandi wa mugore we mbona utabyitaho, utita ku mwana wanjye, utariko ninongera kumusanga hanze tuzabonana. Arangije aragenda.
urabona yuko rwose hano yari ari kubyibaza ati se yaba yambonye mujugunya, ati se ati ubundi iki cyana mu by'ukuri kuki buri gihe nyica kikanga gupfa, ati ubundi iki cyana kirinzwe n'ibiki, ati se niki akoresha kugira ngo adapfa, ati niko wa mwana we nihe mpamvu udapfa, ati igihe nahereye cyose nkujugunya. Urabona umwana rwose ntacyo bimubwiye, yifitiye marayika umurinda, uko ibibazo bimugezeho byose marayika we aba yahageze. Nuko uno mugabo arangije yari yibagiwe dokima ziwe, agarutse kuzitora urabona ko rwose yahise amubwira ati ndagiye ariko rwose ntuzongere, mu by'ukuri umwana wanjye ujye umwitaho, niwe mwana wenyine mfite kandi rwose ndagusabye, ati ubu si iki kibondo koko, uti n'ukuntu nyikunda koko, ati ni umwana wanjye, ati umwana wawe rega nanjye aba ari uwanjye, ati ni ukuri ndamukunda cyane ntugire ikibazo, ati saa rero reka nsubire mu kazi nibi nari nibagiwe, ati reka ngende. Arangije akiri aho ngaho marayika baraje, ati sinshaka kugenda rwose. Ikintu yakoze nta kindi, mu gihe umugabo yari arangaye ari gusoma umugore wamusezera, marayika yaraje, sinzi ibintu yakuye mu mufuka, arangije aba arabitwaye. Mu by'ukuri urabona yuko hari ikintu yamutwaye, icyo nta kindi ni konake y'imodoka, urabona yuko yari ayifashe. Arangije marayika arigendera. Uno mugabo nawe mu gihe yari ahuze arimo gusezera umugore we, amubwira ati sawa kandi sheri ntuzongere kumbabaza umemukira ufata umwana wanjye nabi, ati rwose ujye ugerageza, ati mba nkwizeye ko nasize umwana wanjye ari kumwe n'umuntu mukuru kandi w'umubyeyi utekereza ku bana, ati rwose ndakwinginze. Uyu nati humura sheri rwose ntugire ikibazo, ati genda neza kandi Imana ikurinde. Arangije asigaye hano yisetsa, urabona ati mana yanjye we, ati by'uyu munsi biraro, ati by'uno munsi rwose, ati byari rurangiza, ati Imana ishimwe yuko iby'uno munsi birangiye, atahwi, atari rwose mana yanjye, ati uno mugabo ubu yagiye nishakira ikindi nikorera, yaje hano ngaha kureba yuko umugabo we yagiye kugira ngo yishakire ikindi kintu yakorera uno mwana, kugira ngo uno mwana arebe ko yava muri uru rugo, yamuvira mu buzima, ndetse akareba yuko uno mwana atazongera kumubona ukundi, n'uriya mugabo atazongera kumubona. Nta kindi yakoze rero, hano yaraje turabona ateruye ikarito. Ese ino karito irimo iki? Ese ino karito n'iki yabasizemo? Urabona ko kiraremereye rwose, ntabwo agishoboye, urabona yuko kiramuvunnye kandi ari kugenda yibaza ati se mana, iti noneho ndakijyana hehe? Ati ndanyura ruguru, ndanyura hepfo, ndanyura hehe? Atari ko mana yanjye, ati mfashe uno munsi pe birangire, ati uno mwana mbona mviriye mu buzima. Nta kindi, wa mumarayika ushinzwe kurinda umwana yaraje, batangira kurwanira ikarito, ariko mu by'ukuri nubwo bayirwaniraga uno mugore ntiyamubonaga, ntiyarazi yuko ari marayika, ahubwo yumvaga nyine ikarito irushaho kuremera, yenda kugwa hasi akarushaho kuyifata kugira ngo arebe ko yabasha kugera iyo agiye. Urabona yuko rwose uno mugore akomeje kugerageza avuga ati ariko se ibi ni ibiki noneho birimo hano, nibiki biri gucugusa ikarito? Urabona yuko rwose marayika aramwihoreye, arangije aramwiyerekaho gato ahita agenda. Uno mugore ati Yesu we, aba ni abazimu se? Ati ibi ni ibiki mbonye? Ati mana yanjye, ati none se uyu ni umuntu? None se ni umuyaga se cyangwa nibyo ndi kwimagina? Hano ngaha rwose biramushobera kujya umugabo we amugereho, kuko ari yibagiwe konaki y'imodoka. Arangije yamujijishaga kugira ngo arebe yuko umugabo we yamusanga ahangaha ataragena icyo gikarito. Urabona umugabo yahise yibaza ati ati se sheri, iki gikarito uri kukijyana hehe? Ati none se uri kujya hehe? Ati oya, ati muri no karito rwose nta kindi kintu kirimo. Ati se urumva haba harimo iki nyine mu ikarito? Ati mu ikarito haba harimo nyine imyanda, ati ngiye kuyijugunya, ati niyo mpamvu. Hano wa mumarayika yaraje afata ya konaki, arangije ayisubiza mu mufuka wa mugabo, mu gihe wa mugabo arimo kumubaza ati none se we sheri, waje hano ngaha gukora iki? Ati se kugenda ugaruka habaye iki? Urabona rwose uno mugabo ati reka ngutwaza ahubwo tugenda. Ati nanjye narinje hano ngaha, ati nibagiwe konaki yanjye, ati nuko nguko nyenda avuga ni reka ngaruke nze nyishake. Ati nanjye sinzi ukuntu byagenze, ariko niba tugenda
twajyana ati nanjye konaki rwose nari nayibuze akozemo abarayumvise ati ati iki ni iki numvise arebye neza asanga ni ya konaki ati Yesu wanjye ati njye navuye hano nayibuze ati none ndagarutse ndayibona ati si ibi ni ibiki ati si ibi bisobanuye iki uno mugabo arangije aramureba arangije rwose areba ukuntu mugabo ari kwitegereza arangije utariko sheri nayo ibintu rwose ntabwo ari ibyo ati uragenda ukagaruka ati sinagushaka gukora mu kazi ati cyangwa urashaka kwirwa hano ukaruhuka umugabo ntari kubyibaza ati ni gute ushaka ikintu kandi ugifite nuko umugabo urabona rwose hano ngaha wibuke yuko afite ikarito kandi iremereye umugabo ati ntacyo reka ngufashe rwose ati hoya byihorere ndabyifasha ati ubuse nguhereza imyanda nikwanduza urabona rwose uno mugore hano yarabyanze yanga yuko amufasha arangije nta kindi yakoze umugabo ambwiye ati sawa rero icyo kinzanye ni iki ngiki ntarinje kureba konaki none ubwo nyibonye ntago natinda hano ngaha reka nigendere nuko umugore arangije asigara hano ngaha ariruhutse ati aho atari ko mana yanjye ati kuki imigambi yanjye yose ipfa koko ati ubu nk'iki cyana ati mana we ati cyakora urakoze mana ka atabibonye ati baze noneho iyabibona nta kindi cyari muri ya karito uretse yuko uno mugore yamuhishaga ibintu byinshi agashaka yuko n'umwana we yamuhitana mu by'ukuri wa mwana ni wari uri mu ikarito ariko urabona uno mwana ni icyana cyiza gishimishije ni umwana ubona rwose wifitiye amahoro yifitiye marayika wumureberera yifitiye marayika wumurwanirira nta bwoba na bukeya afite urabona yuko rwose uko abayeho biramushimishije nta n'ikibazo rwose abana bato bibuke n'abaziranenge n'utumarayika tuba twibereye mu isi ntago tuzi umwanzi nta nubwo tuzi umuntu bakunda mu by'ukuri mw'abantu mwe mugirira n'aba bana muba namwe mwihemukira kuko mutazi aho abo bana banyu icyo bazaba cyangwa abana ba rubanda kandi mu by'ukuri ari we ejo bari kuzakuramira hano ngaha rero umwana yari afite hano ishapure yambaye n'umugore atangira kuvuga ati ati cyangwa impamvu imigambi yanjye yose ipfa ni iki kintu wambaye atari kwa mwana twabona ari ryo banga umwana aranga rwose ari kwirebera nta kibazo na gito yifite ati ati menya impamvu neza ibintu byanjye bipfa ati impamvu ibintu byanjye bidakunda ni iki kintu wambaye ati noneho ubwo mbimenye ati ndaje nkwereke ati tugende hariya noneho nkwereke ati uno munsi ugomba kumenya uwo ndiwe ati ubundi kubera igihe cyose ngerageza kukwica ati ntagupfa utundi wa mwana we urimo ibiki mu by'ukuri bamukasi b'abantu nubwo bamwe atari beza ariko hari n'abandi beza ariko mu by'ukuri mujye mubigerageza mubirwanire kuba beza n'abandi bajye babirata yaje hano ngaha afite ikintu acyambara mu ijosi arimo guseka cyane ati noneho uno munsi ati umuti wanjye urakora uno munsi ati nirurangiza ibyanjye byose bigiye kurangira ati uno munsi ndagera ku nsinzi yanjye ati kandi rwose wa wundi uza kunangira gukora ibyanjye ati uno munsi nanjye ndamufite hari ibintu yazanye ahangaha rero atangira kubimena hasi avuga ati ntaharenge urabona yuko rwose hari ibintu yahamenye niba ari ifu yabinyanyagije hasi ubona yuko rwose yishimye avuga ati uno muti wanjye ndabizi urakora wibukaye n'ikintu yambaye mu ijosi niba ari umupfumu niba araguza nta muntu n'umwe ubizi urabona yuko rwose yarishimye cyane araseka aranezerwa ati uno munsi mana we ati mbega ibintu byiza ati noneho nta muntu mbuza kugera ku nsinzi yanjye yaje ahangaza muri cya cyumba wa mwana yari aryamyemo aza amwegera amusatira avuga ati uno munsi noneho wa mwana we tangira usezere ku isi kuko ibyawe birarangiye urabona rwose uno mugore yaje yishimye cyane mu by'ukuri ntabwo umuntu ugira nabi yagakwiye kubikora yishimye anaseka yumva yuko ari kugira neza ariko urabona uyu nguyu rwose yari yishimye uno mwana akamureba akamwihorera ndetse umutima we nta n'urwango rurimo ntazi nuko anamutekereza nabi rwose ntabwo ibyo umwana byitayeho hambwe ati noneho ndagusezera uno munsi urarara ugeze ikuzimu
wa marayika rero yarabyumvise ko wa mwana hari ikindi kigiye kumubaho kitari cyiza, nta kindi yakoze, yaje hano ariko za mbaraga zikajya zimurwanya, agashaka kugenda bikanga. Niba ari uko wa mugore bya bintu yasutse byarushije marayika imbaraga, urabona ko rwose uno mu marayika ntako atari kugira, atubuse noneho bino ni ibiki, ati bigenze ute koko? Wa mwana urabona arahangaha na wa mugore nta kindi yakoze, yaraje hano ngaha mukura ya shapure mu mutwe, arangije ati noneho ati kiwabona aricyo cyatumaga udapfa, ati noneho ubu ngubu nta kindi, birarangiye, ngiye kukurangiza. Urabona yuko rwose yaramuteruye yishimye cyane. Burya abagome nubwo bakora ubugome baba babona hari ari ibintu byiza bari gukora, ariko mu by'ukuri ubugome buhora ari ubugome. Nta na rimwe ikibi kigeze kibi cyiza cyangwa umuntu akitiranye, nubwo rwose wakora ikibi nawe ubizi neza ko ari ikintu kibi urimo gukora. Urabona yuko rwose uno mugore ahangaha yaraje rwose agerageza uko ashoboye kose, biranga, marayika ararwana biranga. Wa wundi aza hano hejuru kuri etaje n'ubundi hahandi yarahagaze avuga ati ariko mana, ati ubu ngubu noneho uno munsi ni finali, ati uno munsi niyo rurangiza, ati ubu ngubu ibyanjye byose bigiye kujya ku murongo. Wa mwana we wambujije umugisha, wambujije amahoro, utariko noneho birarangiye, ubu ngubu ni rurangiza. Urabona rwose uno mugore afite ibyishimo byinshi, kandi mu by'ukuri umwana agiye kujugunya hasi ni umuziranenge. Marayika rwose yakoze ibishoboka biranga, akora ibishoboka byose biranga, atangira kubwira Imana ati Imana noneho wakongera ukama imbaraga koko. Wa mugore arangije nta kindi yakoze, yarayifashe ayita hasi, aravuga ati sawa genda noneho ndebe aho imbaraga yongera kuzikura. Urabona ya shapure rwose yayitaye hasi, avuga ati ni wowe wamuhaga imbaraga, ati wabona ari nawe wamurindaga, ati noneho ngiye kureba uko ari bubigenze. Ati noneho wa mwana we, ati reka nguhe amahirwe ya nyuma tube tuganira, ubu nganiriza, ati bwa nyuma na nyuma. Urabona marayika rwose yakomeje yinginga avuga ati Mana yanjye ibi ni ibiki koko? Ati Mana ndakwinginzemo imbaraga mbashe kurokora uno mwana, Mana mbi imbaraga mbashe kureberera uno mwana. Marayika rwose urabona hano ngaha Imana yaramwumvishe, Imana iramwumva imuha imbaraga. Urabona yuko rwose urugi yahise arukingura anyuramo, ariko ntabwo yagiye mu rugo ahubwo yaje ahangaha. Urabona umugabo arimo kwigendera mu muhanda agiye mu kazi, ba mumarayika niho yamusanze, arangije ahagarika imodoka. Kandi urabona yuko rwose uno mugabo yarikanze ati ni iki kingonze, ati Mana yanjye we, ati nabara. Kumbi ntiyamenye yuko ari marayika bo yagize ngo ni umuntu agonze, kandi mu by'ukuri uwagonze ntago agongeka. Kandi urabona yuko marayika niwe wafashe feri, nubwo uno mugabo yari yicaye mu modoka yashidutse yayihagaritse pe. Arangije arikanga ati uyu ni umuntu cyangwa, ati ni iki mbona, ati Mana yanjye mfashe n'umuntu aba adapfuye. Arangije arikanga hano, kandi nawe mu by'ukuri uramutse ugonze umuntu, nubwo yaba ari wabigizemo uruhare cyangwa iki, wakwikanga ukumva yuko nyine yuko rwose ukoze amakosa yo kwica. Kandi mu by'ukuri nubwo waba utarangaye, ariko nawe waba wishinja icyaha cyo kuba wakica umuntu. Yambwiye ati sohoka mugabo we, sohoka mu modoka ndagushaka hano tuvugane. Uno mugabo arangije ati Mana we, ati ubusa aranshaka ngo nkore iki? Arangije avuga ati ataguye hasi se, ati ko nakiri kumubona. Yasohotse vuba vuba rero avuga ati Mana yanjye nishe umuntu pe. Yasohotse yirukanka, aza kureba mu ipine ry'imodoka abona nta muntu urimo, aza kureba hasi abona nta muntu urimo. Ahatangira ati se uno ni umuntu se, ati se sinabonaga ari umuntu ngonze. Urabona yuko rwose atangira kwibaza ibintu byinshi, ariko mu by'ukuri uwo yagonze si umuntu, ni marayika, kandi marayika ntajya apfa. Rero yaraje ahangaha arambwira ati ye wa mugabo we, ati ndahangaha hindukira nkubwire. N'umugabo ubwoba buramwica cyane, arangije ati ati se ibi ni ibiki koko biri kumbaho? Ati iryo jwi se ndi kumva ryo riri kuva he? Ati Mana yanjye ntabara. Arangije ahagaze hano ngaha nta kindi yakoze, yaramurebye arikanga abona ni umuntu udasanzwe, abona ni umuntu uri mu myenda y'umweru. Aramubwira ati vuba nonaha
ihute ujye mu rugo, umwana wawe ari mu kaga, umwana wawe ari mu bibazo, ati rukanka, ati ibintu byose urabimenya ugeze mu rugo. Uno mugabo atangira kwibaza ati ati mu rugo se habaye iki? Ati umwana se ari mu kaga kubera iki kandi namusigiye mama we? Nuko nkatangira kuvuga ibintu byinshi wa Marayika ati genda. Uno mugabo ati hoya njye nari nigendeye mu kazi. Marayika ati genda, ati ibintu byose urabimenya ugeze mu rugo. Urabona ko rwose uno mugabo ntago arimo kubyumva, ariko Marayika yaramubwira ati genda ujye mu rugo, umwana wawe ari mu kaga. Arangije arigendera. W'icyo yagombaga gukora yaragikoze, ntago ari bukomeze hano atongana n'umuntu cyangwa se bakomeza kujya impaka. Ariko uyu nguyu arangije avuga ati none se ugiye hehe? Ati none se kutansobanurira umwana wanjye ari mu bihe bibazo? Nta kindi rero umugabo yakoze, yavuze uti mu by'ukuri nkwiye kujya mu rugo kuko n'undi nasanze umwana wanjye ari hanze kandi nta muntu n'umwe bari kumwe. Ati ubusa namenye umwana wanjye ari hehe? Ati nkwiye kujya mu rugo pe. Nta kindi yakoze, yahise ahindukira aravuga ati reka nirukanke njye mu rugo, ntawamenya ikibaye. Ati ntawamenya, ati n'ubundi kare namusanze hanze. Urabona rwose uno mugabo yarumviye nubwo byagoranye, ariko aravuga ati reka njye mu rugo, njye gutabara umwana wanjye. Ati se umwana wanjye koko yababaye iki? Nta kindi yakoze, yahise akata imodoka. Arangije avuga ati reka ngere mu rugo, ndebe yuko umwana wanjye nabasha kumuramira, nabasha kuba namurokora cyangwa se nabasha kumutabara. Urabona rwose yarwanye n'imodoka, ariko agenda yibaza ku muntu ahuye nawe. Ati se mana yanjye, ati reka ngende atari kuno muntu muhuye nawe ntasanzwe. Nta kindi yakoze rero, abona yakase imodoka yiwe. Arangije asubira mu rugo, agiye kureba icyabaye mu rugo, agiye gutabara. Mu by'ukuri nari naramenya ngo niki cyabaye, gusa nuko bamuhururije. Ati subira mu rugo, umwana wawe ari mu kaga ndetse umwana ari mu bibazo, nutagerayo ushobora gusanga neza umwana wawe birangiye. Rero urabona umubyeyi ku mwana ni ikintu gikomeye cyane. Yavuze akazi ni akazi, reka nkareke nzaba nkajya ariko mbanze nabara umwana wanjye. Rero tugaruka ahangaha, wa mugore rwose ari kuganira n'uno mwana, ambwira ati ndi kukuganiriza bwa nyuma, nta na rimwe tuzongera kuganira njyewe nawe. Ati kuko noneho nabirangije, nabikemuye, nta kibazo n'iki na kimwe rwose uzongera kugira, kandi nanjye nta kibazo nzongera kugira. Niba utarakora subscribe, please subscribe. Urabona umugabo yaje hano ngaha rwose azanye na polisi, avuga ati sinagenda njyenyine ahubwo reka njyane na polisi. Yaje ahangaha abona wa mugore ari hejuru muri etaje, arangije ambwira ati rwose icyo kintu wigikora, ndakwinginze umwana wanjye wimuhemukira. Nta kindi rero umugore yakoze. Urabona polisi yahise azamuka hejuru, arazamuka kugira ngo arebe yuko uno mwana rwose yamutabara. Uno mugabo yabaje ijisho uno mugore kugira ngo arebe yuko uno mwana yatabarwa. Nta kindi rwose bakoze, yaraje akomeza amubwira ati rwose ndakwinginze, uwo niwe mwana wenyine ngira. Ati nudasubira inyuma ndamutura hasi. Ati subirayo ugende. Urabona rwose nta kindi uno mwana yakoze, we yakomeje yirendera Marayika wundi umutabara. Ariko urabona polisi yaraje imugeraho, irangije amubwira ati wa mugore we, uwo mwana wibeshye umujugunye hasi. Ati wibeshye ubikore. Uno mugore ati ati nudasubira none ndabikora. Ati genda mumve imbere, ati cyangwa mbikore. Urabona ko rwose yahise arakara avuga ati nundi ngomba kubikora byanga byakunda ko nundi namaze gufatwa. Nta kindi umugore yahise avuga ati none reka mujugunye hasi, mwese muhombe nanjye mpombe. Arangisha mujugunya atazi ko wa mumarayika yahageze. Marayika baraje asama umwana, ariko mu by'ukuri umubyeyi yatinye kureba umwana wagwa hasi agwa igihumure. Nta kindi yakoze rwose, yarikanze ashidukira hejuru. Ati mwana wanjye, ariko uno mupolisi wabona yahise amubwira ati wa mugore we, ukoze icyaha nkana, ukora icyaha wakigambiriye. Ati cano ngahaze. Urabona ko rwose yahise amutwara agiye kumufunga, nta kindi wamukorera. Uno mugabo rwose yarumiwe arikanga, ati mana nabara. Arangije yabonye hano Marayika, abona wa mumarayika amutabariye umwana. Mu by'ukuri
marayika yarwanye kuri uno mwana kugeza finali. Urabona yuko rwose uno mwana aratabawe, marayika amusubije umugabo. Uno mugore nawe rwose agiye kuri polisi, urabona polisi aramusohoye amubwira ati jya imbere tugende, atuzafunga ubuzima bwawe bwose, ati ntuteze kongera kuba mu bantu wa mugore we, ati uri umugome kandi urakabije. Azana imbere umugabo ati sheri nukuri mbabariye, ati ni satani, ati ni satani wanyoheje, ati nukuri mbabariye ntabwo nazongera, ati n'umwana namufata neza cyane. Urabona uno mugabo ati niba ntakugiriye impuhwe nari bube nanjye nkwishe, ati ariko nkugiriye impuhwe genda polisi gufunge. Urabona yuko rwose uno mugore ari kumwinginga amubwira ati sheri nukuri ngiriye impuhwe bakandeka, ati umwana namukunda. Ariko mu by'ukuri uno mugabo yasigaye hano avuga ati mana yanjye ushimwe ko nongeye kubona umwana wanjye, ushimwe, ati mbega mana, ati usura nk'umuntu uko kunabariye umwana ninde, ati ubuse koko, ati mana we, ati ushimwe ko nongeye kubona umwana wanjye, ati wa muntu wumfashe kuramira umwana wanjye nubwo ntazi ahantu ugiye, nubwo ntakuzi, ariko mu by'ukuri urakoze cyane, ati mana ushimwe, ati ntabwo nari nzi ko uno mugore ari umugome bigeze hano, ati burya abagore nuko bameze, ati Yesu we, ati mwana wa, ati Mana ishimwe, ati ubu koko ndongeye ndagufashe, utubu warugiye waruncitse birangiye. Ariko mu by'ukuri Imana igireberera abantu bayo, Imana ntakijya yemera na rimwe yuko umuntu wamuhemukira, byanga byakunda urabiryozwa nubwo wabikora. Rero reka mbashimire mwebwe mwese mwabanye nanjye muri no filimi tukaba twirangizanyije. Please kora subscribe kandi ukande na like niba iba yagushimishije. Bye naho mu bindi biga.